Ibiro by'Akagari ka Kimana birabangamye, biri mu kigo cy'ishuri, natwe abaturage biratubangamira. Nk'iyo ugiye kwaka serivisi ku kagari, umwana ari mu ishuri, iyo abonye utinze atangira guhangayika ngo arasanga bitari byashya, ko wiriwe ku kagari ntiyige neza. Ntabwo ari kimwe n'uko yataha yasanga bitari byashya, aratuza agategereza, ariko atangira guta umutwe akiri ku ishuri. Urumva ko bibangamiye rero. Nta serivisi z'abaturage zagaguye guhura n'ikigo cy'ishuri. Nawe urabyumva, nawe ari wowe ubonye papa wawe, abana baba bazi ko ababyeyi byiza ari intungane. Nk'iyo bamubonye ku kagari ari mu gihano, umwana aba frustre. Usibye no kuba frustre, na bagenzi be basa nk'aho bamubona yuko avuka mu bihazi. Akoze n'agakosa bahita bumva bati naso yari ku kagari bamuhana, nibwo ni guteye. Bikaba byamutera ipfunwe? Byamutera ipfunwe nyine. Nk'icyifuzo cyanyu ni ikihe? Icyifuzo ni uko ubundi mbere hakoraga Cyarwa na Kimana, Cyarwa iza kubaka ibiro byayo iragenda ijya, urumva ko yazaga no gukorera mu Kimana. Icyifuzo rero ni uko nabo bashaka ikibanza, abaturage ba Kimana tukitanga, na leta ikagira uruhare rwayo, nabo bakubakira akagari. Bibangamye nyine kuba nk'ubu bamfata kandi ufite umwana uhiga, akabona mama we bamufashe ari mu kigo yigamo, ubona bibangamye kuko nawe ntabwo abasha kwiga, akomeza aza gushungera ko mama we yaba yatashye. Uwo mwana we nta pfunwe bimutera se byibuze? Nawe nyine bimutera ipfunwe kubera ko abavuga ati si mama ko bamufashe akaba bamufungiye mu kagari, ubu ndabaho gute? N'abandi bana barambona? N'abandi bana nyine nk'iyo ari mukuru kandi bose barabona mama cyangwa papa ari hari, aranseka. Asanga rero nyine ni ikibazo, tukaba twarifuje ko wenda Imana idufashije duha natwe akagari twihariye twisanzuyeho. Utuye mu kagari? Mu kagari ka Kimana. Akagari ka Kimana. Ibiro by'Akagari ka Kimana biherereye ahagana he? Ese aho biri umuntu nta mbogamizi bifite? Biherereye mu kigo cy'amashuri, bikaba bibangamiye ku muturage n'umunyeshuri. Ukuntu bibangamye, umunyeshuri iyo agiye gukina agasohoka abona abaturage baje gutanga ikibazo, noneho yabona barimo batanga ikibazo akarangara ntabashe kujya mu ishuri. Umuturage hano bimubangamiye, umunyeshuri aba ari gukina akaba arimo asakuriza umuturage yaje gutanga ikibazo. Aho ugasanga nk'umuntu nyine bamufatiye mu cyaha cy'ibiyobyabwenge yaje nko gutanga ikibazo, bamuzanye nko kumufungira mu kagari, ugasanga nk'umunyeshuri waje kwiga ahise aharangarira ntajye ku ishuri igihe yaje nko gukina, ntiyinjirire igihe. Urugero nk'uko umwana yabonye umubyeyi we bamuzanye ku ishuri, yaje kwiga akabona umubyeyi we ari no mu ishuri, akabona umubyeyi bamuzanye ari mu cyaha cyerekeranye n'uwenda n'urugomo cyangwa n'ikindi yaba yakoze icyo ari cyo cyose, bamuzanye ntibyamara kumutera ipfunwe, kuko yahita aza kushungamiriza ngo arebe uko umubyeyi we byamugenda, uko umubyeyi we nyine bimeze, icyo bamuzanye ku kagari. Ingaruka byamugeraho n'uko byamutuma atasubira ku ishuri, ugasanga aragenda cyangwa se ko ishuri naho ryari hari isoko. Icyitaweho ni ukugira ngo isoko ribe ryava mu marembo y'ishuri. Isoko ubwo ryamaze kubonerwa aho rizakorera, n'ibiro by'Akagari hari uburyo bubiri twifuza kuzabikemuramo, ndetse twagiye tubiganiraho. Ubundi uretse uko ikigo cyagiye kizitirwa, hari uko iriya nyubako y'Akagari ari ishuri twareba ikizakoreshwa, hanyuma tukareba ahandi hakubakwa Akagari. Ndetse murabizi ko na mbere hakorerwagamo n'Akagari ka Cyarwa, ariko Akagari ka Cyarwa kwamaze kubona inyubako yako. Gahunda y'irahari yo kuzubaka Akagari ka hariya by'umwihariko, kandi natwe ni ikibazo kidushishikaje kandi dushaka kuzashakira igisubizo.